nta kintu cyubakora cyane ko bari inyungu zacu z'umuryango ndabizi pe nta kibi batekereza gusa nyine nanjye mvuko nkubwiye kuriya kuvuga ngo ubundi tumenyere ko abakozi umuntu amukurangira cyangwa ukamufata muri company ahantu ukabuza ahantu yavuye gusa nanjye namuganirije numva ngo wava Muhanga ngo mu cya kabiri hiryo umva n'umunyitarama muri make nta nubwo ibyo nge nabimubashe ngahibaze se gusa ntabwo ari bibi kuba ubonye umuntu ngo usubira mu rugo ikintu cya mbere ntabwo njye nzatanga amabwiriza kuba umukobwa anyitere ku mwana cyane kurusha ibindi byose. The grace that does not live in this sorrow and soul. Sheri? Oui. Abagore mwitegura mutinze. Reba igihe wabyukiye. Uri kunyereza kandi ashaka kumaza kudropinga mbere ko njya mu kazi. Nasoje pe munota. Nutenda ndagusigura tega ka bike ubungu. Oh. Urasa neza. Sheri nawe rwose. Siko wagira ngo cyari umukobwa. Nigoze. Kubitegura nk'abakobwa. Oya. Nuko narimbuze yanga umuntu yanjye. Ariko rero nibyo ujye witegura neza ugenda usa neza kugira ngo hanyine njye mbona ko uri mushimbere yanjye. Kusa neza nk'abo papa babandi bagezeyo. Gusa hari icyo mbura? Ntacyo mbura. So mfite se. Bagufite babyumva. So rero ese wabwiye Liza ashire nuza bag mu modoka? Yagira ngo yabikoze mu gitondo ahubwo kare mbere ko dusoza kwitegura. Kuko kugira ngo kunyuza imitera y'akazi kanjye. Hari ikigiye guhinduka se? Ese mvuga ntegure varize. Narizi ko ibyo byahe byo guhinda kuri imyenda ugeze mu kazi ni nshobora kugenda nkatinda. So that's why bena bishobora bona ndamigiye neza ariko ushobora gutindamo gake iminsi mike nari hano mu mwaka. Babe, you mean that you're going to go out urari joro rya mbere rya kabiri n'akazi? Okay, as long as you're mine, I trust you, trust me. Ikimbabaje nukuntu ndabaho ntagufite. Oya urafite iminsi mikeya cyo nagari kibazo. Cyo nagari kibazo ahubwo cyo navuga ntabwo bivuga ko ndahari njyewe sibyo buri munsi ngomba kuvugisha umwana ngomba ukomeze kuko urumva nubwo ntahari sur place ariko mu mutima ubitekerezo muhoramo sibyo bebe ni inyungu z'akazi ntabwo ugomba kugasiba ngo gahombe ni inyungu z'umuryango natwe tubyungukiramo sibyo kadahari urabizi ko twasafaringa nawe kandi umvise ese ubundi butambwira umunsi wa mbere w'akazi wabonye umeze gute? Okay, biracyoroshye bambwira yuko ngo bijya bikomera ngiyo bigeze ngo mu minsi mikuru hari impanuka zatanje. Ndacyafite n'amavamuhira. Ndacyafite n'amavamuhira nubwo wari wantunganyirije hano. Iyo nkureba mu maso mbona ko ibintu byose bimeze neza. Cyo nicyo kibazo cyawe. Ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igisubizo. Okay. Hanyuma se urateganya nko kugenda ngasanga uvuye mu kazi direct? Urumva ningira ku kazi ndandeba mpite mvugana na DG. Ndane numve gahunda uko iteye. Kuko ubu nzagenda n'imodoka ntabwo nzagenda n'indege. Oh, ni hafi noneho cyane. Umva ni mu ntara. Uzamara igihe kingana iki? Uzamara ntabwo nzatinda ariko nzamara iminsi. Kimvugisha buri munsi sibyo mu gitondo saa 6 na nijoro. Nakazi noneho mbona. Ako nakazi. Nanjye ndi kugira ngo nanjye nazagukumbura. Sheri. Kamundo base yagiye reka tugende. Sawa. Udropinga then nanjye mu kazi. Merci. Sibyo mabere. Kwemera. The grace that does not live in this sorrow and soul. God help
Wiriwe. Wiriwe. Meze ute se? Neza. Ndabona uri ku gafilime. Eh, Se burya nawe ugira hano maseri. ndayakunda cyane. Ashutange ntago wayambona. Makuru? Neza. Wiriwe neza. Wasoje akazi. Nagasoje niyo mpamvu naje kuba nicaye hano ndeba agafilime. Okay, bebe ari he? Bebe yararyamye. Okay. None mana yanjye turarya iki? Watetse? Natetse nategeye byahinduka. Okay. Noneho ndaje ngiye gukora douche ubundi ngiye kurya. Nta kibazo. Noneho rero nabonye nta myenda ufite. Sibyo? Yeah. Ndashaka kujya gushopinga. None ugiye kumenya ukwezi kutarajya. Aya ntago ari ukuguhemba. Ubifate nkaho nta cyabaye. Oya. Mawuja, nzi nawe ndi kubasha kumva nyine icyo uri gushaka kuvuga. None se nyine urabona uzajya ukuramo izo uniforme wambariye. Narakubonye rego ukuntu ufura ya wa mwenda umwe ukawanikiriza mu gitondo ukagumamo kandi ntago tungana ngo naguha imyenda yanjye. Nukuri Mawuja, urakoze cyane. Ubu nawe. Nta bindi bintu byashize mu gikoni. Hoya keretse amata y'umwana. Ubwo urajya kugura ibyawe, ugure n'amata y'umwana, nawe wigurira ibindi bintu umva uzakenera kurya hano. Ntabwo uzanayankata. Oya. Mwana yanjye ko Mawuja. Ahubwo wabonye yuko patron yagiye. Tonto nyine yagiye. Azamara igihe. Ariko ntazi nawe utazi. Gusa nyine ubwo twe turabara guhera uyu munsi nyine tubare byibuza nk'amezi 2 cyangwa ukwezi n'igice. Sibyo? Nibajije impamvu wambwiye ngo mpakinge valise byari byanyobeshye. Yagiye nanjye yabimbwiye neza mu gitondo ariko mbabarira ninjye nawe sibyo uri umuvandimwe wite ku bintu nzagenza nsanga bimeze gute nushake ujye uryama wisanzura ukora iki inzu yawe. Humura nzakubera imfura nzakubera umwana mwana yanjye ngiye ibyo uri kunkorera biri no kundengana. Suzirinda gakungu n'aba nanjye agakungu sinkakunda pe. Ntabwo nkakunda humura. Iyo wigira ikibazo nzakubera umwana mwiza cyane. Okay, noneho ubwo numara kwitunganya sibyo ugiye hanze uraza kunyuraho mu cyumba unkomangire nimba ntararyama ufate ikarita ugenda urebe ko hari ikintu wahaha. Sibyo? Mawuja arakoze Imana igumugisha. Nawe Imana igumugisha. Okay, ndaje njye muri douche rero mu kanya ndebe byari byo kamanze nange raporo yanyuma. None reka mpite njya kwitegura. Wakitegura nta kibazo. Biryo birashyushye. Nibwo narimesheje. Okay. Urakoze? Sawa nawe urakoze neza. The grace that does not live in this sorrow and soul. God help those who are in need. Gereza nanjye bicyambera ko bakire babaho neza koko gisi cyambera Yesu televiziyo intebe nanjye byambera mbibone ndakora iki kugira ngo mbibone ndorera ati amafoto bahanitse mu nzu bashyize muri kadire twebwe dushyira muri byandi by'ibipapuro ngo ni album Liza nawe byakubera wa njye nkicara neza nk'umubasha umugore yicaye izakora iki nanjye reka nzimwereke ibi byose ko byambera ko byaba ibyanjye
uzambera imfura kunambwira n'agasuzuguro. Abona ko ngiye navuye mu cyaro hariya naje gukina Kigali. Yewe mada urambabaje. Twebwe twicara ku biti kuki wacu ngize mu ntebe mwizi ngo ngiye gutoza mbu umukozi wahanga ngeriza akareka abantu cyabara kubisha akire bariha koko kanze mwereke icyo mukorera mata. The grace that does not live in this sorrow and soul. Allo? Ni sawa Jackson. Oya se usubwo urumva nakwanga shusho. Kareka no kubera nyine naye ndi kubanza kwimenyereza akazi urumva nawe nago nari gutangira kukuvugisha ari bwo nyigera mu kazi. Ahubwo umva nkubwira umamagaye nanjye nashaka kuguhamagara. Byagenze bite umva nshaka ko undangira kandi kazi hako se we wagiye ubanza ugatega amatwi ukumva n'ibyo umuntu agiye kukubwira ko numva hashyuhagujwe cyane. Nshaka ko undangira umuti wo kuroga amabusha. Nawe usigaye uri igicucu mana yanjye nakubwiye ko nshaka umuti. Nshaka ko undangira umuti wo kuroga amabusha. Yes. Kumuroga nyine nge ndashaka imitungo nanjye kabiyangeriza. Se wibaza ngo ngwise akuse mana yanjye bizamfata umunsi kugira ngo mbashe gukuramo ubucucu bukurimo. Riza waruzi wo mu cyaro naga ari wa wundi uri kunyumva neza. Aragumuntu wimvugisha menshi nshaka ko undangira umuti ubundi nkakora akazi kanzana. None ko numva ndi kubikubwira ukumva uri mu bucucu bwaho ngaho mu cyaro uri kwibaza ko njyewe naje na Kigali gukina se. Ibi byose bya uzi nabe nishayemo. Umva umunsi waje kunsura nibwo ubwawe uzazibona. Wewe ubwo gira vuba undangire mana. Undi wagicucu naguri kunyo mana ndakwemera ari gutuma nkutuka njye ni kukubwira undangire nikinire diro neza uri gutangira kumbaza ibintu byinshi ngo mubakire. Umusatsi musatsi nago nawubona. Uri siyo? Bizabaye mukireba. Yego. Umva bikunda nawe mitankuzana kava muri icyo cyaro. Mwibagirwa shamani twatobanya kondo nago nakwibagiwe nago nshobora kukwibagirwa. Yamvira kandi nari ibintu ushaka ufata birahubwo nanjye reka nyine diro neza. Genza akaguha byaciyemo abantu.
rahera akose ko n'umutangiye gushyuhaguzwa kare n'umutambwe nabikora sawa mani sanga reka mbe nkuretse ahubwo urakoze sawa mutinda musatsi mva televiziyo bugiye ku ruhande wundi nkora akazi kanjye The grace that does not live in this sorrow and soul. God help those who are in need. The grace that does not live in this sorrow and soul. God help those who are in need. The grace that does not live in this sorrow and soul. God help those who are in need. uko kizuye umusatsi wawe mo hano niko ubwonko bwawe n'ibitekerezo byawe byose mbipfundikiye mo hano ngiye kuzaza ukora icyo nshaka bisa ngiye gukwereka ubundi we ubu ninjye ugiye kuzamukontorora ko mpfundikiye umusatsi wawe ko mpfundikiye ubwonko bwawe mo hano The grace that does not live in this sorrow and soul. God help those who are in need. cyaro nacyo ni za network ziwabo siwe kuko tunangira mu cyaro nta network zihaba dore n'uyu nguyu ndamubuze wasanga ubu telefone yamuzimana kandi namubwiye ko atagomba gukuraho telefone uriya muzamu ko biri kose agomba kuva hano
Jackson kaza nubwo mbona telefone itari gucamo mana yanjye ko nanjye ngomba kwita ngura fone nini kano gatushe kakajya ku ruhande Bera Abija akije mbona guhamagara ntabwo bawumva nzanira icyayi hano Yego Mabusha Nason ufite uratinyuka ukanzanira icyayi mu ntoki jye gushyira ku iparato se nyine mva imbere ihute irukanka kandi ubanguke Jackson wewe toka usikuva watumye ndakara njye ndaguhamagara fone kuki uba wayikuyeho igihe nahereye nkuhamagara nakubuze umva nkubwire nshaka ko witegura ukarara uzamutse byaciye mu mana nshaka ko uzamuka ukaza ukaba umuzamu wa hano ubundi tukikorera umuti neza turi kumwe si wowe ndavuze ngo itegura aka kanya wasanga uri muri bya bigage byawe sinjya nkumenyera wowe banza ugende witegure numara kwitegura umamagare murangire ni wirirwe najya gutega amabisi ufate moto ndayishyura akuse ndavuze ngo urare uzamutse gira vuba jya kwitegura umva na ya myenda y'icyaro utayizamura ariko uyisige sawa Mabusha Nason undi nakagombye kwicara hanga umwanya munini utaranzaniye icyayi Mabusha ariko nibwo nangiye kugikora uri kugikora uba wagiye ukaryama ukagarama ubu yawe isambyukira Mabusha nukuri ntabwo nari ndyamye nukuri ujye uvukira hasi Mabusha ntabwo nari ndyamye uri gukora iki nandi koza ibyombo koza ibyo ukajya koza ibyo mutarama icyayi cyakiriho Mabusha babarira Ari ko nagayiko kariho Mabusha nakushyiramo isukari ariko wankiriye isukari mu cyayi Mabusha sikwambwiye ngo mbikora kuva ryari Mabusha uzingana y'isukari kangisubize basi Bera shyira icyayi hano pfukama hasi unshyirira isukari mu cyayi gute ni agahiko naki ese hano ni amaparata haba kuki unzanira icyayi kunuza ku isahani Mabusha ni iparato nayo iyi ni iparato ubundi uratekereza iyi ni isahani ntabwo ari iparato Mabusha kubarira njye kubihindura sinanakimwe kuko icyayi wakomeje gutinza nama Mabusha reka njye uteretse akanamwereka gute wambara amaherena nakubwiye ngo iki aya mashanete ndi kureba kuramo umereza hano kuramo gira vuba se kandi ukagakora ibintu kinyandaguza nta n'isoni kura n'ayo maherena agera ndavuze ngo genda ukuremo ayo maherena nta kindi kintu nshaka kuza kubonamo iyo myenda niyo yawe kandi ubutani nongera kubyuka nkasanga icyayi kidateguye ku meza uzabona wanyumvise ihute mv'imbere se urakoze Mabusha iki cyayi ni njye ugisigaye ngo nyandurure Mabusha neza ukora kimwe nkikora kimwe nawe genda ukimwe